Hello, hello ladies and gentlemen, welcome back kuri YouTube channel yanyu. Ngiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu kugera bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa hano mu gihugu cyacu, ni amakuru dukesha ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda, aho byatangaje ko guhera mu Ukuboza u Rwanda rugiye gutangiza gahunda yo gutera abantu umuti witwa Cabotegravir long acting urinda abantu kwandura virusi itera sida. Muri urwo rwego inzego z'ubuvuzi mu Rwanda zimaze igihe zigaragaza ko ubwandu bwa sida mu Rwanda bwiyongereye mu rubyiruko n'abakora umwuga w'uburaya, bityo kuva Ukuboza 2024 hazatangizwa gutanga gahunda yo gutera abantu umuti wa Cabotegravir long acting urinda umuntu kwandura sida. Nanone kandi Kabla ni umuti uterwa muri rusange abantu hagamijwe gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida, wemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri 2022. Nanone kandi bagaragaza ko imibare igaragaza ko abantu bashya banduye virusi itera sida barenga miliyoni imwe n'ibihumbi 300. Muri abo 63% bakaba abo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni mu gihe kandi bigaragaza ko mu Rwanda abantu 9 buri munsi bandura agakoko gatera sida. Nanone kandi bagiye bagaragaza ko urushinge ruterwa umuntu buri mezi 2. Biteganyijwe ko nanone ruzaruhura umutwaro abantu bafataga ibinini bya buri munsi birinda ubwandu. Umuti kandi wa Kabla ufasha umubiri kugira ubudahangarwa bubuza agakoko gatera sida kwinjira mu turemangingo no kororokamo. Ku bitaro umuntu azajya aterwa doze 2 mu mezi 2 akurikiranye, akomeze kwiteza urushinge nyuma y'ayo mezi 2. Kandi nanone amakuru dukesha ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda bitangaza ko iyi gahunda izatangirira mu bigo nderabuzima biri hano mu mujyi wa Kigali, kandi urushinge rukazaterwa by'umwihariko abantu bakora umwuga w'uburaya, abantu babana n'ubwandu. Ugasanga wenda umuntu abana n'ubwandu noneho mugenzi we babana nta bwandu afite, bizajya bikumira kuba yakwanduza mugenzi we iyo virusi itera sida. Nanone kandi abandi bantu bazajya baterwa urwo rukingo ni abantu nanone b'ingimbi n'inzangavu n'abandi bagiye batandukanye bazaba bakeneye kwiteza uwo muti, yaba afite ubwandu cyangwa se atabufite, kugira ngo akumire iyo virusi itera sida. Njye mwabanaga muri aya makuru nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu ukigera hano kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo tujye tubashe kubana gatanu kuri gatanu. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde.